ubuzima tubamo ni systeme ikozwe n'amahame adakuka. Muri ayo mahame amwe agize ubuzima hari rimwe dukunda kwibagirwa, ni ihame ryo kwizera. It's time to create your reality. It's time to consciously choose the life you desire. And it all begins by what you think. Your thoughts create your reality. If you want change in your life, it begins by changing your thoughts. And in changing your thoughts, you are shifting or shedding old ways and moving into a new reality. Use these affirmations to begin to program your subconscious mind. By listening to them entering your conscious mind, you will begin to imprint your subconscious mind. And not necessarily asking how change will occur, but rather just allowing, trusting, letting go, and allow your new thoughts to be born when divine timing is called. It's not a game, it's a rich game. Izo process zose ntabwo ari twe dushinzwe kumenya ngo ese biragenda bite ngo ko ntarimo kubona inzira, kuko unarebye ugasubiza amaso mu buzima bwawe ukareba ibyo ufite byose aho wageze, niba ufite niba uri mariye ukareba ukuntu wahuye n'umugabo wawe, ukuntu wahuye n'umugore wawe, niba ufite akazi ukareba uburyo wabonye akazi, usanga kesha ari ni mu buryo ibintu byinshi atari wowe wagiye ubipanga. Warakoze yego intambwe zo kwitegura, hanyuma noneho ukiha amahirwe mu bishobotse bwose, ariko ubundi ibyinshi usanga iyo urebye usanga warabigezeho ku buryo utigeze utekereza mbere yuko ariko bizagenda. Ubuzima tubamo ni systeme ikozwe n'amahame adakuka. Rimwe muri ayo mahame akenshi dukunda kuryibagirwa ni ihame ryo kwizera. Ari abavuga yuko bisaba ko uba navuga ngo uri umukiranutsi, donc navuga ngo udakora ibyaha. Twese turabizi turakora ibyaha, ariko hari abagerageza gukiranuka umunsi ku munsi. Ariko bimeze gutyo
abakiranutsi nibo ngo baba bafite ibintu byose, ariko mu buzima busanzwe ntabwo ariko tubibona, kubera ko Imana yo muri iyo systeme yavuze umuntu uwo ari we wese, ari wowe ari njyewe, uko umuntu ameze, yaba yarakijijwe yaba atarakijijwe, yaba akora ibyaha adakora ibyaha, ariko ni ihame, amahame y'ubuzima ntabwo agendera ko umuntu akijijwe cyangwa adakijijwe, umuntu muri rusange, kubera ko Imana irema muntu yaramukunda kuko yaba ari kose. Imana yari irema umuntu, yari bizi ko umuntu mu buzima bwe azakenera ibintu byinshi. Niyo mpamvu yashyizeho iryo hame, ibwira umuntu ngo nusaba wizeye icyo uzasaba cyose uzagihabwa. Byinshi ntabwo bivuga mu magambo ibintu byinshi, dukenera ibintu byinshi mu buzima bwacu kugira ngo ubuzima bugende neza. Iryo hame rero yarishyiriyeho kugira ngo dushobore nabwo kwakisesinga, nk'uko ingobyi ari nini irimo ibintu byinshi, kugira ngo umuntu icyo ashoboye ko dukenera ibintu bitandukanye. Muri navuga en general dukenera ibintu bimwe, ariko ntabwo twese tubikenera mu buryo bumeze kimwe. Kugira ngo buri muntu wese amenye icyo ashaka, hanyuma asabe akurikije icyo ashaka. Noneho buri muntu wese agahabwa bitewe n'icyo yizeramo. Muri iyi video rero ndashaka kuvuga ni gute iryo hame rikora rite, uburyo butatu bwo kugira ngo iryo hame ryo kwizera kugira ngo ushobore kugera ku cyo wifuza, ku cyo ushaka kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ni ibintu bitatu uburyo ushobora gukora kugira ngo iryo hame urishyire mu bikorwa. Ko kuva kera mu nsengero akenshi niho bakunda kubyigisha, niho bakunda kwigisha kwizera, ariko akenshi umuntu akabyumva gusa ukumva wanabimenye, ariko se akenshi iyo tugeze hanze twibagirwa ni gute nshobora kuguma kwizera, niba nkeneye ikintu ni gute ngisaba, ni gute kandi ngomba kuguma kukizeramo kugira ngo nshobore kukigeraho, kubera ko nibwo buryo bwonyine nk'uko twavuze ayo mahame yose bisaba. Waba umuntu mwiza waba umuntu mubi, niba ukeneye umwana ntabwo uzabitekereza gusa cyangwa kubivuge gusa, urabizi ko hari ikintu ugomba gukora kugira ngo ushobore kubona umwana. Kimwe nk'iyo ukeneye kurya, waba umuntu mwiza waba umuntu mubi, urabizi ko hari ikintu ugomba gukora, urabizi ko ugomba guhinga ubutaka kugira ngo ushobore kubona icyo urya. Ni amahame Imana yashyizeho, nk'uko itakirema umuntu mu butaka igakora ku buryo umuntu avuka kuba ku wundi, nayo ni amahame umuntu wese agomba gukoresha niba ashaka kugira icyo akora. Ese iryo hame ryo kwizera rivuga iki? Kwako ubwenge bwinshi tukura muri navuga mu byanditswe byera, buri ni ijambo ry'Imana avuga ngo kwizera ni ukwemera udashidikanya ko icyo utabonesha amaso ari cyo. Turabizi nk'ubu nje nkakubwira nti nasamye ndatwite, ushobora kuba utarabona n'inda ari nini, ariko kubera ko nabivuze ugatangira kwemera ukizera yuko hari umuntu urimo gukorerwa mu nda yanjye, ni cyangwa gusa ubonye yuko mfite inda nini uhita utekereza ukabyizera ko hari umuntu urimo gukorerwa mu nda yanjye nubwo utari mu by'ukuri kwizera icyo ngicyo
navuga ko tukizi, ariko se kubera iki kugikora bigoye? Nuko akenshi kwizera tubirebera muri experience, kubera ko wabonye ko umuntu hari igihe umuntu yari atwite hanyuma ukabona yabyaye, ukabona havuyemo umuntu, bigufasha kwizera yuko nubona n'undi muntu ahandi hantu atwite uba uzi ko hari umuntu uri gukorera. Ashobora kubaho, ashobora no gupfa, ariko ibyo ari byo byose ntabwo tujya dutekereza ngo uno mwana uno muntu nubwo atwite ntabwo uzavamo, kubera ko ashobora gupfa, ariko twizera ko azavamo. Nanone abantu bamwe barabizi, bakaba bazi ano mezi ndi buhinge, kuno kwezi imvura izagwa, hanyuma niba nashyizemo akabuto gatoya, nteye ibishyimbo nkatera akabuto gatoya, umuntu akizera yuko imvura izagwa, hanyuma cyangwa akawugeramo n'ifumbire, bya bishyimbo bikazakura bikaba byinshi, kubera ko wenda hari experience yagize, cyangwa ko yabibwiwe ko muri uku kwezi imvura igwa, kandi iyo wateye akabuto imvura ikagwa, ubutaka burimo imyunyunyu, hanyuma imvura yagwamo kakabuto kagakura, hakavamo izindi navuga imyaka ishobora kugaburira abantu ibihumbi n'ibihumbi. Mu by'ukuri kwizera ni icyo ngicyo, ariko se niki gituma mu by'ukuri navuga niba Imana yaravuze ngo usabe icyo ushaka cyose mu kwizera uzagihabwa, niki gituma rimwe hari ibyo dukenera, hari ibyo twifuza, hanyuma ntidushobore kubibona? Kandi niki gitume bamwe ibyo ari byo byose twese tuba twaravukiye amezi 9, sino kuvuga ngo umwe arusha ubwenge undi cyangwa undi, no kubera iki mwisi niba Imana yarahaye isi ari ingobyi ya buri muntu wese yemerewemo ikiri mwisi, niki gituma bamwe babibona abandi ugasanga batabibona? Niki gituma bamwe baguma bakennye abandi ugasanga bakize cyane? Ese niki gituma bamwe bagira umunezero abandi ugasanga nta munezero bagira? Niki gituma bamwe bafite ubuzima bwiza buzira umuze batarwaragurika, undi ugasanga ahora arwaragurika? Nicyo nashaka kuvugaho muri ibyo bintu cyo kwizera, kuko niba yaravuze ngo icyo uzasaba cyose wizeye uzakibona, ni ukuvuga ko icyo ari cyo cyose, ubundi bavuga ko icyo ushoboye gutekereza cyose, igishobora kuba muri mind yawe, nuko ari ikintu ushobora kugeraho. Kwizera rero navugaga nyine muri video ko ndi buvuke ni gute gukora gute. Imana irema umuntu nkuko tubizi ko yaremye umutima kugira ngo amaraso y'umuntu ashobore kuba, kugira ngo ko dukenera amaraso y'umuntu agenda mu mubiri wose, irema umutima kugira ngo ayo maraso ajya ashobora kuba gutunganwa, ayanduye yongera abe meza, ibintu nk'ibyo. Iremya igifu kugira ngo nidushobora kurya igifu kibisye, hanyuma bishobore kuduha intungamubiri, bidagize bishobore kugira aho bijya. Systeme yose ukuntu Imana yagiye irema kugira ngo umuntu ubuzima bwe bushobore kugenda neza. Imana bwa ngo kenshi dukunda kwerekana ihame ryo kwizera, nuko uruhande rumwe nuko tutabisobanukirwa ese bikorerwa hehe. Imana yari irema umuntu none mu bwonko yashyizemo, navuga ngo ni igice cya mind. No kuvuga ko ibyo dushize kwizera mu by'ukuri kubera mu, navuga ngo ni kubera mu bwonko. Mind y'umuntu nabuze ijambo nakoresha mu muntu uzaka kenshi abanyarwanda twavuga ngo ikiri ku mutima, icyo ukojeje ku mutima
rero Imana rero mind y'umuntu yayikoze nka rukuruzi ku buryo ikiri muri mind yawe igikurura kuri wowe. Niyo mpamvu Imana yavugaga ngo kwizera ni ukuvuga ko ikintu wizera nuko ukoresha ibitekerezo byawe, noneho ikintu runaka ukizera yuko mu bwonko bwawe ukaba bizi ko icyo kintu ariko kimeze, ukizera ko ariko icyo kintu kigomba kugenda, noneho mind yawe ikikora nuko igikurura kuri wowe. Ikibazo cya mind rero nuko ntabwo itandukanya icyo umuntu ashaka n'icyo umuntu adashaka. Mu bitekerezo byacu dushobora kugira icyo dushaka, hari igihe dutekereza ibyo dushaka, hari igihe ushobora gutekereza nti ndashaka reka tuvuge wenda ndashaka umwana, hanyuma nanone nkashobora no gutekereza ikindi cyo kuvuga nti gutekereza ko ntashobora kubyara. Nufa ko mind yo ntabwo iba navuga ngo ibitandukanye, ntabwo itandukanye icyo nshaka n'icyo mu by'ukuri ntashaka. Nshobora kuvuga nta, cyangwa tuvuge nk'ikintu umuntu atinya, ukaba utinya wenda ukaba umaze nk'iminsi utabyara, ugatangira gutinya no kugira ubwoba ko ushobora kuba utabyara, noneho mu mutwe wawe ugahora utekereza uti ntabwo mbyara, nshobora kuba ntabyara, ntabwo mbyara. Iyo ubitekereza gutyo, n'undi agatekereza ati njyewe ndashaka umwana ejo, ndashaka umwaka utaha kuba mfite umwana, umwaka utangomba kuba mfite umwana, umwaka ukangomba gufata umwana. Muri mind byombi ni ikintu ibifata uko nguko kandi iguha icyo ngicyo wifuza. Niba ukora utekereza uti ntabwo mbyara, umubiri wacu ubundi ukoze ku buryo wumvira icyo mind uyibwiye. Niyo mpamvu iyo ugira ubwoba bw'ikintu, iyo utekereje ikintu utinya, akenshi ushobora kwita utangira gushisha urumeza, cyangwa wenda watekereza nk'ikintu giteye isesemi ukahita wumva ugiye kuruka, kandi mu by'ukuri ibyo bintu bidahari, nuko umubiri wacu wubaha icyo mind uyibwiye. Rero mu kwizera naho ngaho kuziramo bibera mu bitekerezo, bikabera mu cyo wizera. Kwizera uti niba nsabye ngo ndashaka akazi, ugomba kwizera. Niba wizeye ko ako kazi uzakabona, umva ko mind yawe itangira gukora kugira ngo igukururire icya kintu ukeneye, kuko ni ihame Imana yashyizeho. Kugira ngo bisobanure neza, reka mfate urugero nka tuvuge isi tuyifashe nk'isoko tujya guhahiramo, hanyuma tukaba tubizi ko ikiguzi nk'uko mu isoko umuntu ajyana amafaranga, noneho ikiguzi ni ukwizera ufite mu kintu. Nitugenda twembi tugiye kugura ikintu, tugiye kugura nk'inyama, twese turazikunda, nugenda ufite amafaranga makeya urabizi ko uzatahana inyama nkeya. Hanyuma nugenda ufite amafaranga menshi urabizi ko uzatahana inyama nyinshi. Imana rero ivuga ngo kwizera, icyo uzasaba cyose wizeye uzagihaga. Ni ukuvuga ko ikiguzi kirimo hagati, kirimo mu gusaba no kugira ngo ugere kuri cya kintu, ni ukwizera. Bitewe n'uko kwizera kwawe kungana, tujya tubibona no muri Bibiliya aho Imana yajyaga, aho Yesu yajyaga abantu bamusanga akavuga ati genda bikwere uko kwizera kwawe kungana. Ntago yabaga ivuga ukuri kose uburiwe wese, utitaye uwuriwe, utitaye igize ako kanya umwanya kwizera ufite muri icyo kintu ushaka kugeraho kizakuzira bingana nuko kwizera. Ni ukuvuga ko mind yawe bitewe n'ibitekerezo washyize muti kino kintu, niba mvuze nti okay, kino kintu ndakibona muri ubu buryo, kino kintu wenda kubera witinya ukagabanya ukavuga uti ni yaba byibura nari mbonye n'ikiro kimwe, undi wakavuga ati nkeneye 210, uko nguko uzabibona uko kwizera. Niba uvuga uti ikiro kimwe nicyo kizakuzira, nicyo mind yawe nicyo kiguzi ushyize muri navuga ngo muri univeri, nicyo kizakuziramo. Rero uburyo bwa mbere navugaga muri iyo etape yo kugira ngo ugere ku cyo ushaka ni gusaba.
padiri muri video yashize yavuze ikintu okay, kwa tarayibonye ngiye gushyiraho link hano. Ni video yavugaga ibyo kwizera ibyari byo. Yavuze ikintu avuga ngo tugera ntago impamvu tutagera kubyo dukeneye nuko tutazi gusaba. Ugasanga usabye nabi hakakuzira ibyo wasabye kandi mu byukuri atari byo wifuzaga, kuko ibyo wifuza n'ibyo usaba ni ibintu bitandukanye. Impamvu mvuze ngo ibyo wifuza n'ibyo usaba ni ibintu bitandukanye nuko mu byukuri twese nta muntu wifuza gukena, nta muntu wifuza kurwara, twese twifuza kugira ibintu bihagije mu buzima. Ariko kubera navuga kwitinya cyangwa kubera ishusho duha ubuzima, hari video nabivuze mvuga ni ishusho duha ubuzima biterwa nuko twakuze. Niba warakuze muri famiye ikennye, hari iyo shusho ufite y'ubuzima, hari limit ufite. Umwana akure muri famiye ikize azi ubuzima nabwo afite ishusho abubonamo. Niba warakuze tuvuge dufashe nk'isi wa mugani nk'ingobyi Imana yaremye, imwe yavuze ngo imbuto zose bemerewe kuzirya muri iyi ngobyi. Niba warakuze iwanyu mwararyaga icunga gusa, ugakura ari ibyuzi, niba nta n'ahantu wagiye ngo ubone ko hari ibindi biti, ubuzi ko mu buzima icyo ushobora kugeraho cyonyine ari icunga. Umwana wakuze rero arya icunga, akarya imyembe, akarya avoka, akarya ibintu byose, ababizi ko mu buzima yemerewe kurya izo mbuto zose. Ababizi ko muri Edeni izo mbuto zose abazizi ko zibaho kandi ababizi ko abyemerewe. Naho ngaho rero ugasanga mu kwizera kwe nyine, kuko ibyo bintu byose ashobora kubigeraho, wowe wakuze urya icunga gusa, mu kwizera kwawe uzi ko ubundi wemerewe icunga ryonyine. Noneho rero naho ngaho gusaba naho bishobora kugira, ushobora kuba warabonye ibindi biti byinshi, warabonye abantu bafite ibindi bintu byinshi, ariko wowe kubera ko wakuriye mu buzima navuga bukennye, ukaba uzi ko mu kwizera kwawe ufite kwizera ko wemerewe icyo ngibyo byonyine bigarukira aho ngaho. Nujya no gusaba, nubwo ubizi ko hari ibyo wifuza, nubwo ubizi ko ujya ubona abantu bafite imodoka ukayifuza, cyangwa abantu bafite inzu nziza cyangwa nini ukayifuza, cyangwa abantu bajya ku ishuri ukabyifuza, ariko kubera ko witinya, kubera iyo sura y'ubuzima kwizera kwaho kukuri, ugasanga wumva ko utemerewe ko ibyo bishobora kubigeraho. None ugasanga usaba ngo nuwampa akazu gatoya, nuwampa byibura kwiga nkageza mu wakangahe, ugasanga buri gihe ugarukira ngo kubera ko ishusho y'ubuzima wakuriyemo, ibyo ababyeyi bakwigishije, aho wakuriye, ibyo wagiye ubona, uzi ko mu kwizera kwawe naho uzi ko bigarukira. Ariko mu wundi mu by'ukuri isi ni ya buri wese, kubera ko n'abakize akenshi ntabwo buri gihe bose baba baravutse bakize, hari igihe nabo bava muri bwa bukene bakagera mu yindi monde, kubera yuko wenda babonye bagiye babona byinshi, noneho bo bakaba bafite ko kwizera akavuga ati ngiye bino bintu nanjye nshobora kubigeraho. Naho ngaho bitangira noneho umuntu ahindura amateka ye, noneho ibya bindi atangiye kwizera, no mind ye igatangira nayo kumuzanira bya bintu byo kugira ngo ashobore kubona bya bintu atatekereza ko akora. Natangiye kuvuga ati okay, noneho bino bintu nanjye noneho ndabikeneye, agatangira kubisaba, akohereza nko kujya muri restaurant, ukohereza ugakora commande ya none, akavuga ati noneho nanjye ngeneye kuzagura imodoka. Nubwo iwacu batigeze bagira imodoka, ariko nanjye ngeneye kuzagura imodoka, akizera gutyo. Bitandukanye n'uvuga ati ngiye sinshobora kuzagura mayese n'iwacu sinabona umuntu ufite imodoka, ni gute nanjye sinshobora kuzagira unuwampa igare gusa. Naho gusaba rero biziramo, hari umupasiteri wanditse igitabo cya 4e dimension, Dr. Yongicho. Imana yajyaga imwigisha abantu, kwigisha abantu kwizera. Nuko rimwe rero nawe muko Imana yajyaga imutuma ku bantu, akagenda ahantu n'amaguru cyane, akagenda ahantu kure. Nuko rimwe bw'Imana atari ko abandi bagiye imodoka kandi wenda nta n'ikintu bagiye, none ngiye mba ngiye kuvugira ubutumwa nkeneye igare.
haca igihe kinini igare atararibona atangira kurakarira Imana agati cyangwa nyamara byari bishobora kuba bidakora. Rimwe nirwa nigisha abantu ngo kwizera bagomba niwizera urabona icyo ngicyo, ariko wenda akavuga ati cyangwa wenda bishobora kuba bitanaho nasabye igare nirigire. Imana iramusanga iramubwira ati wasabye igare ko ku isi hariho amagare y'ubwoko bwinshi, njye nkeneye ko ukora komande yawe, nkeneye kuvuga uti ndashaka igare rimeze gutya, ese ni irya siporo, ese ni irigenda mu misozi, ese ni irinini, ese ni iritoya, ese ni ubuhe bwoko. Nkeneye ko ukora komande yawe, hanyuma noneho icyo kintu ugashyira komande yawe muri niveri uko imeze, nibwo igare rizakuziraho. Iyo umuntu asabye nabi kubera kwa kwizera guke yifite mati njyewe bino bintu sinabibona n'iby'abandi, akenshi ibyo bintu nibyo bikuzira. Reka ntange nk'urugero, nk'umukobwa akaba ashaka umugabo, ukavuga ati nkeneye umugabo, gutyo gusa we akaba abizi ko ashaka umugabo. Yarangiza haza abantu benshi, haza abagabo benshi, niba ari umukobwa wize yagera hariya umukarani akamukunda, cyangwa abandi abantu ugasanga haje abantu batandukanye nuko we mu by'ukuri wenda yifuza. Mu by'ukuri akabanga akavuga ati njye nabuze umugabo, kandi mu by'ukuri yasabye umugabo gusa. Nusaba umugabo gusa hazaza umugabo gusa, hazaza umugabo uwo ari we wese. Hanyuma usange ntushoboye guhitamo kubera ko ntabwo haje abo wifuza. Mu gusaba muri iyo processes yo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, n'Imana yavuze ngo usaba icyo ushaka, nuko ugomba kumenya uti niba ari umugabo, niba ari umugore ushaka, vuga uti agomba kuba asa gutya. Niba ushaka uwize bivuga ko agomba kuba yarize uko nguko. Mu by'ukuri uko umushaka niko ugomba kubivuga. Nkanjye ikintu nkora kugira ngo ntagira, ndabyandika nkashyira ahantu mbona buri munsi kugira ngo nshobore kumenya nti nkuko ukora komande, ndashaka umuntu umeze gutya na gutya na gutya na gutya, wize, ukunda Imana, ufite karagiteri zimeze gutya, ufite imico imeze gutya, byose ugomba kubyandika uko bimeze. Sino hazaza ubonetse uwo ari we wese usange ntabwo ushoboye guhitamo kubera ko hataje mu by'ukuri icyo ushaka. Akazi ni kimwe. Niba ushaka akazi, bivuga uti ndashaka akazi gusa, kuko uzajya kubona ubone umuntu arakubwira ati nkeneye umushoferi, kandi mu by'ukuri wowe ntabwo wishyira mu bantu bashaka akazi k'abashoferi, ariko wasabye akazi gusa. Ni ukuvuga ko nusaba akazi gusa, navuga ngo iniveri iyagobye Imana yashyizemo ibintu kugira ngo bigufashe mu buzima, hazaza akazi akariko kose. Ugomba ubundi kuvuga uti ndashaka akazi kameze gutya na gutya, te n'ibyo wize gahembaye amafaranga byose uko ubyifuza, ubisaba uko ubyifuza. Ni imwe n'iyo processes ya mbere yo kwizera, yo gusaba. Hanyuma nyuma yo gusaba hazaho icyo uzasaba cyose wizeye. Ibyo gusaba turabirenze, niyo mpamvu navugaga ni ugomba, niyo mpamvu mu buzima hari video nakoze nayo yakuvuga ngo intego. Kugira intego mu buzima bigufasha kumenya n'icyo ushaka, kugira ngo mu gusaba muri iyo processes mu gusaba umenye icyo usaba, kubera ko uzi icyo ushaka mu buzima. Ingingo ya kabiri ni kwizera. Kwizera icyo ngicyo, niba icyo usabye icyo ari cyo cyose, igihe cyose uvuze uti ndashaka kino, kwizera noneho ni ukwemera udashidikanya nuko cya kintu uzakibona. Ibyo bikorwa gute rero? Nkuko nabivuze ngo Imana yaturemanye mind ituzanira, navuga ngo imeze nka rukuruzi ikurura ibyuma byonyine, ntikurura plastique cyangwa ibyatsi cyangwa ibiki. Na mind yawe rero ikurura bitewe n'icyo ushyiramo. Icyo ushyiramo bitangirira mu bitekerezo.
niba ntekereje ndashaka iki n'iki n'iki ngiki ni nkuko nyine no gusaba none ntangira kwizera igihe cyose mbitekereje ngomba kwita ntangira kwizera kubera ko nicyo gihuzi ngomba kwita ntangira kwizera ko cya kintu nzakigeraho uko kingana uko ariko kose. Niyo mpamvu rero kwizera ni ikintu umuntu yiga nkuko wiga gutwara igare. Ubwa mbere iyo ugiye ku igare, ubwa mbere njya ku igare nabonye ukuntu ari harehare ndavuga nti ntabwo nshobora kantu kamapine katanangana kangana n'urwara nawe nshobora kukagendaho, nyita ngira ubwoba ndabireka, ntabwo nzi gutwara igare. Ni ukuvuga ko no kwizera nuko ubwa mbere urabikora kubera ukuntu wakuze wa mugani, kubera bya bintu wamenyereye. Ntiwizere niba uvuga uti wacu nta muntu wigeze agira imodoka, nta muntu wigeze agira inzu cyangwa inzu nziza, ukahita ugira ubwoba. Mu by'ukuri niyo wifuza, ariko niba uyishaka ukahita ugira ubwoba ati ino nzu sinzagira. Ubwa mbere niko bimera, ariko icyo ugomba gutekereza ni uko kugira ngo yanze kuzire nuko biza mu bitekerezo byawe, muri mind yawe ugashyiramo ino nzu nzayibona, ino nzu nzayibona, ino nzu nzayibona. Niba ushaka umunezero ukavuga ati nubwo rwose bikugora uhora ubabaye, uhora uvuga uti ndanezerewe, 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 ndanezerewe. Ni nkuko wiga igare, uratangira rikagukubita hasi ukongera ugahaguruka, rikagukubita hasi ubwa kabiri ukongera ugahaguruka. N'umwana iyo arimo kwiga kugenda niko bigenda. Ariko ku bantu baza amagare ibyo ari byo byose, njya mbona abantu bagenda ku igare. Njyewe ubwo urumva nahise ngira ubwoba, ntabwo nongeye kwiga, ariko hari abantu barigendaho, hari abantu barimenye. Akaba numvishe ngo iyo uzi igare nta na rimwe ujya ubyibagirwa. Iyo mbibonye nyine abarigendaho mbavuga uyu nihangana nkakomeza urumva mbiza, ariko nahise ngira ubwoba. No kwizera rero ntabwo biza ako kanya. Ubwa mbere urakizeramo, hakazamo gushidikanya. Ntihari igihe kwako bitewe n'aho uri, ukabona nta gishobora kugeraho kuri cya kintu wifuza, wenda bitewe n'aho uri cyangwa nuko witinya ko udashobora kukigeraho. Hanyuma ubwa mbere bigacika. Ugomba kwita wibuka ko kugira ngo kikuzire nuko ugomba kucyubaka mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe, muri mind yawe. Ukongera ukizera uti no nzakigeraho. Ejo ukongera ugashidikanya, ukongera ukavuga uti ntabwo bishoboka, kumva nanone wongera ucitse intege kutazakigeraho. Ariko ni nkuko wiga igare, ukagwa ukongera ugahaguruka, ukongera ukagera. Rimwe ushiduka uzi gutwara igare mu buryo utatekerezaga. Ikintu cyose ugize, hari video nayo nakoze ya bintu bya conscience na subconscience, nayo ndashingiye gushyiraho link hano niba utarayibonye. Ivuga ko uko usubiramo ikintu bigera biho bikajya muri subconscience yawe, ukazajya unagikora noneho utabitekerejeho. Ni nkuko urimo kwiga igare, umuntu akwaje ati warimenye ute, bavuga uti okay narabikoze, nkaguma nsubiramo. Ubwa mbere naragwaga ko nsubiramo, nageze aho ndarimenya gutwara igare. Nuko ari ibintu byagiye muri subconscience yawe, nkuko ugenda noneho ukabusigaye ubikora biri naturere, bizana utabitekerezaho. No kwizera rero nuko gushidikanya kuraza, ariko ukavuga ati kira kintu nzakigeraho, kira kintu nzakigeraho. Nabyo ushiduka biba bisigaye bibyo bigenda bikajya muri subconscience yawe, kubera ko ukomeza ubikora wizera muri cya kintu. Hanyuma noneho bikageraho noneho bikaba natira, uzabitekereza uti nkeneye iki kintu. Ukaba igihe utekereje uti kino kintu ndagikeneye, ukahita wizera yuko cya kintu uzakigeraho. Ni ibyo rero bijya muri subconscious uko usubiramo. Uburyo bwo gufasha muri uko kintu cyo kwizera, urumva nko gusaba nyine navye ni bitewe n'icyo ibigufasha kugira ngo kwizera kwawe kujye muri icyo kintu. Niba ufata iminsi 3 yo gusenga, niba upfukama, niba ubivuga gusa, nkanjye ndabyandika ahantu. Ikigufasha kugira ngo kwizera kwawe wizere muri icyo kintu aba ari cyo ukora. Ikintu rero kifasha kugira ngo ntibagirwa, kugira ngo icyo kintu nkore, kugira ngo kwizera kubeho, kira nk'ahantu ubona buri munsi mu gitondo. I am a positive thinker. Nuko
buryo mugiye ndimo kwisokoza mugiye ndimo kwitunganya It's okay to feel all of my feelings. so nkamara umwanya munini wo kuri mewari so bimfasha kuguma ndeba cya kintu nashakaga niba mbibona buri gitondo nkabibona buri mugoroba nkabibona uko ngiye muri bathroom buri gihe bimfasha kugira ngo ningume kwizera kubera ko mind yawe niyo izagufasha gukurura cya kintu so uko ukibona hahantu uvuga ati kino kintu ndagishaka kandi nzakigeraho kino kintu nzakigeraho kino kintu nzakibona kino kintu nzakibona kino kintu nzakibona byubaka muri wowe bikazayikuraho uko ubibona kenshi niko bigufasha kugira ngo cya kintu kikuzireho vuba ni nubwo buryo ko iyo nta hantu ubyibuka ukabitekereza gusa ukavuga uti nkeneye inzu ejo uhura n'ubuzima busanzwe bukagukubita hasi bya bintu rwose umuntu ahura nabyo buri munsi none ugasanga wibagiwe na cya kintu wari wasabye ntabwo mu by'ukuri kikiri muri mind yawe kandi niyo izakreya izubaka cya kintu nkuko umwana akorerwa mu nda amezi 9 yose ubajije abagore ukuntu agomba kwihangana akitwarika mu mezi 9 akitwarika mu byo barya ayo mezi 9 yose ntabwo umuntu agira ngo yibagirwa avuga ati nubwo ari amezi 9 maremare yibagirwa usanga yaryamiye inda cyangwa yitwaye ko ashatse cyangwa yariye ibyo ashatse byose cyangwa yanyweye ibyo ashatse byose akaba bizi ko ninywa droge mu gihe rwita uno mwana ashobora kuzavuka afite ikibazo mu mutwe cyangwa ahandi ninywa inzoga mu gihe rwita uno mwana bishobora kujya gutuma umuntu akitwarika amezi 9 no mu kwizera rero cya kintu wifuza ugomba kukibuka umunsi ku munsi kugeza igihe uzakigeraho uko umugore akora umuntu mu mezi 9 yose akitwarika bizi ko arimo gukora umuntu muri icyo gihe nawe muri periode yose igihe wasabiye kugeza igihe cya kintu uzakibonera kandi biba ikiba kirekire cyangwa kikaba kigufiya bitewe no kwizera ugifitemo ubwo rero ni byiza gukora ikintu kikwibutsa cya kintu wizeye cya kintu wasabye kugira ngo bigufashe kugira ngo kwizera kwawe gukure kugende kuzamuka tangire ushidikanya ariko bigeraho ukazajya noneho kuma kucyonka hagati kino kintu nzakigeraho kino kintu nzakibona uburyo bwa navuga intambwe ya gatatu ni kwakira ntabwo biba ari uko cya kintu cyakugezeho kwakira nuko iyo wizeye ko ikintu uzakibona utangira navuga ngo gushima. My mind is focused on creating a better future. ntabwo ari twe dushinzwe kumenya ngo ese biragenda bite ngo ko ntarimo kubona inzira kuko unarebye ugasubiza amaso mu buzima bwawe ukareba ibyo ufite byose aho wageze niba ufite niba uri mariye ukareba ukuntu wahuye n'umugabo wawe ukuntu wahuye n'umugore wawe niba ufite akazi ukareba uburyo wabonye akazi usanga kenshi ari ni mu buryo ibintu byinshi atari wowe wagiye ubipanga warakoze yego intambwe zo kwitegura hanyuma noneho ukiha amahirwe mu bishobotse bwose ariko ubundi ibyinshi usanga iyo urebye usanga warabigezeho ku buryo utigeze utekereza mbere yuko ariko bizagenda no muri ibi ngibi ni kimwe kuko icyo kintu rurema icyo yavuze nuko yavuze ati saba wizeye urabona icyo ushaka cyose hanyuma niyo mpamvu kuri iyo process ya gatatu yo kuvuga ngo kwitegura nuko kugera ku cyo twifuza cyangwa kubona igisubizo mu byo dushaka muri ibyo byose tuba twasabye nuko inzira ya mbere ni twebwe inyuraho hariho igihe wenda navuga ngo Imana ikoresha abandi tuvuge niba usabye nk'amafaranga wenda akaba nk'umuntu w'inshuti y'ukuntu akaba yagwa amafaranga ariko nawe rumva biba byasabye yuko yumvira umutima nama we agahaguruka agakora icyo umutima w'amanama yo wamubwiye nambwe ati inshuti yawe ikeneye amafaranga
wayiha amafaranga habaho uburyo cyangwa akagwa nk'ikiraka ariko nawe bisaba ko yumvira umutima nama hanyuma agaguka akagikora kuko tuvuge nk'uyu munsi wari ukeneye amafaranga koko hanyuma nk'inshuti ya ejo bundi ikaza kugahita kuvuga ejo numvisha umutima numvaga ikintu kimbwira ngo nguhe amafaranga ariko nayo ninaniriwe cyangwa nari ndimo kureba movie cyangwa numvaga nabonaga ari kure kukugeraho ntiyabikora uwo muntu vurema wawe nta nuko wakumva ari inshuti yawe wamwanga ubwo rero ubundi mu buryo bwo igisubizo cyacu kugira ngo tugere kuri icyo gisubizo akenshi inzira igihe kinini inzira ni twebwe niyo mpamvu rero muri ubwo buryo bwo kugira ngo kwitegura mu by'ukuri ntabwo ntabwo ikintu wasabye ari ikintu bizamanuka mu kirere gutyo gusa kuvuga ngo kwitegura ugatangira kubigenderamo nuko uba navuga ngo awake cyangwa ukaba eveye ya hiti izo arizo zose kuko igisubizo ntushumenya hari igihe uba urimo kwiganira n'umuntu bisanzwe inshuti ari ibintu bisanzwe ugasanga avuze nk'ikintu kiguha ide yo kugira ngo yo ijya mu nzira yo kugira ngo ugere kuri cya gisubizo cyawe kuri cya kintu wifuza cyangwa kwinyura nk'ahantu cyangwa wicaye nk'ahantu ukaba wasoma nka article yari iraho ukabona biguhaye ide ni ibintu navuga kuko icyo cyo niba wasabye icyo ushaka kandi wizeye uba ubizi ko icyo kintu uzakigeraho ariko so iniveri niyo igomba kuko ni ingobyi Imana yashyize gushyiramo ibintu byose kugira ngo bifashe abantu mu buzima so iyi niveri igomba kuyiranja kugira ngo uzagere kuri cya kintu noneho ikagenda iterateranya ibintu ariko paka cya kintu kikugezeho ubwo rero kuba eveye kwitegura nuko uba maso ku kintu cyose gishobora kuguha ide yo kugira ngo ujye kuri cya kintu hanyuma twebwe icyo dushinzwe ni ukugira ngo niba iniveri iguhaye ide icyo dushinzwe ni uguhaguruka ugatera intambwe ya mbere y'icyo kintu iya kabiri iya gatatu gutyo ntubuzi kuko ntubuze aho ikintu uburyo uzageraho so uburyo iniveri iguha ide ikaguha igitekerezo noneho wowe ugashyira mu bikorwa cya gitekerezo utarebye kuko iyo utangiye kureba uburyo ukareba ibyo udashoboye kuba burya umuntu amenya ibyo ashoboye vrema ari ukuntu hari igihe utekereza ko ibintu utabishoboye ariko iyo ubitangiye iyo ubikoze ni ubona ko ubishoboye ko dufite burya imbaraga zirenze izo dutekereza ubwo rero icyo ngicyo ntabwo mu gutangira kuko iyo utangiye kureba ngo bizagenda gute se bizaca mu buhe buryo ni hahandi kwizera bitangira gucika noneho niba ibintu byari bitagiye kugira ukaba uragacikirije impamvu rero wowe ntabwo ushinzwe kureba uburyo wowe eveye witegure utangiye kubigenderaho niba ari umwana wasabye urabizi nyine icyo ugomba gukora ibyo ngibyo byo hanyuma noneho wowe ukizera ibindi byose niba ari amafaranga ukeneye ntubuze uko biri bugende ushobora guhura n'umuntu akakwishyira akashobora kubona ide y'uburyo ikintu ushobora gukora iniveri cyayo yo niyo iguha amayide bikaza navuga muri mayindi yawe kuko mayindi yawe irimo gukurura cya gisubizo cyawe cya kintu wasabye irimo kugikura kuri wowe igomba kubona uburyo bwose icyo kintu kigomba kukugeraho ntabwo ari ahacu manabiza ntabwo ari ahacu ho kumenya ngo biraca hehe biraca mu buryo bizagenda gute inzira z'Imana ni igihumbi icyacu ni ukumenya ukamenya icyo ushaka ukagisaba uko ugishaka ubundi ukizera ubundi ugatangira kubaho ko icyo kintu wakibonye niko kazi kacu gusa ibindi bigenda biza noneho wowe ugahaguruka ukagenda ugana ku gisubizo cyawe icyo brain yawe cyangwa ubwonko bwawe na mind yawe ide biguhaye noneho ukagenda uzishyira mu murongo hari igihe hazamo ubwoba
kubera ari ibintu umuntu wenda inzira yo kubigeza hari ibintu umuntu atamenyereye, niba ari business ugomba kujyamo, niba ari akazi runaka ugomba gushaka kaguha amafaranga runaka menshi, wenda ugatangira gushidikanya ko ari ibintu wenda utarumenyereye, ukavuga uti ntabwo bino bintu bishoboka, sinagira. Icyawe kora icyo ugomba gukora, nibipfa nta nubwo kandi biba bigomba gupfa, nukora inzira nk'uko mind yawe bikubwiye, ukagenda utera intambwe imwe imwe, ntusimbuke ngo tujya kuri biba bizageraho. Ubwo rero nizere ko nagerageje kubivuga, sorry ko hari binsaba kubisobanura mu magambo arambuye, niga kugerageza kubica gukora summary nkabivuga muri makeya. Ubwo rero niba utarakora subscribe, uyikore munsi ya video hari akantu k'umutuku ka subscribe kugira ngo ujye ushobora kubona video zindi zose nshyiraho, biterwa n'uko mbonye umwanya iyo mbishoboye nshyiraho imwe ku cyumweru, ariko ubu subscribe ko bakoherereza email cyangwa notification y'uko hari indi video yasohotse, hanyuma ubisharinge n'abandi nabo niba bishobora kubifasha, kubera ko njyewe bimfasha mu buzima, ko iyo ndebye aho ndi naho navuye mbona ko ari ibintu byamfashije kumenya icyo kumenya izo process z'ubuzima n'uburyo tugira, kuko ubuzima hari igihe bugora ugasanga abantu bwaduteye ubwoba bw'ukuntu ejo bimeze, kubera ko ibyo dukora byose tubona bitarimo kugenda. Ariko iyo uzi ikintu ibanga nk'iryo ngiryo, ukamenya uti ninjye urema ejo hanjye, ninjye urema uwo nzaba ejo, ninjye kuba uyu munsi uko ndi, ninjye wabiremye ejo, nanjye ufite urufunguzo rw'ejo hanjye rw'icyo nkeneye. Birafasha bikarinda abantu, bikarinda ubwoba, bikarinda guhangayika, kuko ni nacyo Imana ivuga ko uguhangayika, ese ubundi umuntu wahangayika ukagira icyo wongera ku myaka uzabaho cyangwa ku buzima bwawe, urahangayika gusa bikagutesha umutwe, bigatuma ubaho utishimye kandi nta gisubizo bizana. Ariko kwizera muri ubwo buryo bwose nicyo kintu, ni ukubigerageza. Niba bigize niyo wenda umuntu atabyumva neza atagize, ariko bigerageze hanyuma uzareba kameme niyo solution, ni option imwe muzo umuntu aba afite, ni option yindi ko bakubwiye ngo ifomire izana iki n'ingi izana iki, urazigerageza ukareba ikora kuri wowe, nigufasha niyo ushobora kugira. Hanyuma umunsi mwiza ubonaho muri video itaha. Nta gucika intege, kwizera ni ikintu yiga, hanyuma nk'uko twiga kugenda, twiga gutwara imodoka, twiga gutwara igare, bwa mbere biratugora, twagira ngo tuzafata ubumenyi, ariko iyo umaze kubimenya niho noneho biba bisigaye byoroshye, usigaye utwara utagombye no kugira utahahamwe, utareba ko umwibuza, usigaye byarabaye nk'akaremano mu buryo utatekereza, utanasobanurira umuntu. No kwizera niko bimeze, ugera ko ukazajya ubaho gutyo, nta bwoba bw'ejo, nta bwoba bw'iki, uko ubuzima bwawe bwawumeze uyu munsi kose, ubizi ko nta kari kuntu uzahora, uzi uti ejo hazamera uko ubyifuza. So yo kugira ngaho rero umunsi mwiza, Imana